ari kimwe, ariko higeze kubamwe ikibazo. Kubamwe iki? Ikibazo ngo kigira umwami. Umwami wa mbere wayoboye Abisirayeli ni Sawuli. Sawuli ntiyabana n'Imana neza. Sawuli Imana imuca ku ngoma, yayoboye imyaka 40, abana n'Imana imyaka 2 gusa. 38 yose Imana imuca ku ngoma. Perutse kubwira abantu nti Imana muyitondere. Imana iraguca ntigukure mu murimo, ikakurekeramo gusa kandi yaraguciye. Ugatanga imibyizi y'ubusa, ugatanga imibyizi y'ubusa. Kandi Mana we ni bibi cyane. Sawuli amara imyaka 38 atanga imibyizi y'ubusa. Ngo igihano Imana yamuhanye gikomeye, yaramubwiye ngo mu bana bawe nta numwe uzagusimbura. Aje gupfa yapfanye n'abana be bose. Yaguye ku musozi bita Gilibowa, apfa gishenzi. Abafilisitiya bamufashe, yariyahuye yishise ku ngota. Murumva nta nibyo kuzuka birimo. Abana be bose ngo bari bamaze gupfa, Yonatani na barumuna be. Ngo abana bamaze gupfa, birangira ngo Abisirayeli baricara baraterana, abasaza bakuru baravuga ngo none ninde uzaba umwami? Ngo barabwirana ngo niyo haba amatora ntawasumbye amajwi wishe Goliyati. Bavugaga Dawidi. Dawidi arazaba umwami. Dawidi abaye umwami, ngo ayobora Abisirayeli. Arabayobora. Igihe kigeze Dawidi ngo akora ikintu gikomeye. Perutse gusoma ibintu byatumye Sawuli ananirwa kubana n'Imana. Ngiye kubabwiramo kimwe. Murahari? Ngo nuko Sawuli yayoboye Isirayeli nta Mana iri muri ico gihugu. Kuko isanduku y'Imana yarashimye kubana n'ubwoko bwayo. Presence yayo ari isanduku y'Imana. Isanduku yayo muribuka ko bari barayinyaze kera ku bwa Eli. Ku bwa Eli niho bayinyaze kubera ibyaha by'abana ba Eli. Abafilisitiya bayijana i Sidoni. Sawuli rero yagiye kuyobora nta Mana igize gute irimo. Ndashaka kubabwira ko ubuzima bwose wabamo nta Mana urananirwa. Urananirwa. Niyo waba uri umugore uzi kuganduka urugo rutari mu Imana, urananirwa. Niyo waba uri umugabo uzi gutanga keyo uzi no guhaha, urahaha ukagira gute? Ukananirwa. Niyo waba uzi kuririmba ufite umuhogo umeze ute, kuririmba muri korali itari mu Imana, uraririmba ugasara rukananirwa. Kuyobora korali itari mu Imana umanika amaboko ukegura. Ibintu byose iyo nta Mana urananirwa. Sawuli arananirwa. Ariko ngo Dawidi yamusimbura b'umwami. Dawidi yahagaze kuri stage, baramubaza bati none kubaye umwami niye migabo n'imigambi? Aravuga ngo umubyizi wa mbere nukuja kuzana Imana. Sinayobora nta Mana iri muri iki gihugu. Umuganda wa mbere ibindi nzayivuga Imana ihari. Nzayivuga Imana igize gute? Ngo bahita baja gucura isanduku y'Imana, bayicura mu rurembo rwa Dawidi. Ngo bamaze kuyishigikira bayizanye, ngo Imana itangira kuvuga. Iyi harigira gute? Iravuga. Iyi harigira gute? Irakora. Imana ikimara kubona ibintu Dawidi akoze, iramubwira ngo umva nkubwire, ibindi byose tuzaza mbikubwira buhoro buhoro tuzakorana, ariko ngiye kukubitsa isezerano. Mu bana bawe ntabwo hazaburamo gusimbura. Ibyo ntahaye Sawuli ndabiguhaye. Ngo buke mu gitondo Dawidi ashaje, Imana ihagurutsa Salomo. Ihagurutsa nde? Salomo. Salomo arayobora. Salomo murabizi ko yubatse urusengero, agasaba Imana ngo izerubemo. Imana iremera. Salomo arayobora. Ariko ngo Imana imwiyama ikintu kimwe, iramubwira ngo ntugashake umugeni mu banyamahanga. Salomo ngo ntiyumva iby'Imana yamubwiye. Kambabwira Imana ntabwo ariyo yatunaniye, nitwe twayinaniye. Uyu mugoroba wisubireho. Imana iramubwira ngo ntuzashake mu banyamahanga. Salomo ngo agiye kubabaza Imana, ngo ntiyashaka no mu banyamahanga bo hirya, ngo ahita aja gutereta inkumi kwa Farawo. Muzi n'ibintu Farawo yagize gute? Imyaka 400 dukubita ibiboko, none ngo niwe tuzavugana muri dote. ariko abantu bazi kubabaza Imana ma. None ibintu Farawo yadukoreye niwe tuzaherezanya ifanta. None se uri kubona muri dote hatazaba harimo inzoga, niba basabye kwa Farawo. None se uri kubona abageni batazaba bambaye ubusa.
ariko muzi ibintu tuzira abantu bacu bari kuja gusaba kwande. Erega si Imana yatunaniye nitwe twayinaniye. Ariko sari kurinda yaze gusabayo izi zose singumi. Muratubabaza. Urarinda waje kwa Farawo aba bose wabamaze. Ngo bagiye kwa Farawo. Agiye kwa Farawo ngo abazanye y'umugeni. Uwo mugeni utarabatijwe. Uwo mugeni utaziga burogera. Uwo mugeni taja muri ndi bature. Uwo mugeni utaja mu giterane. Wasobanute ko wakwiri gusenga ugafumba tuwasinze. Mundu senga fumba tuwasinze. Ubusana wasenze n'uwasinze bari huriye muri Supanet. Uwaganze undi n'uwe. Uwasinze. Niko mubizi buriye. Hari ibintu tuziga reka ndekera mu kuvuga muti ibyo ntari byo mu giterane. Niko muri kuvuga. None se ko hariho tuba tubabonye tuzabibasangishe mu biro. Kanga babitse kabararemo. Tugira ikibazo tukagira abantu kabwira uti wa mukobwa we umusheri wawe n'uwe yamuzana ukabona nibandira itereya. Ukavuga uti ibintu wabonye ngo kandi twarangije gukundana ndaco mwabikoraho mushumba. Mwese no mukirisi ati nzamuhindura. Azabahedora. Ubuze ndashaka kubabaza. Ari umuntu uri yarakuririri yatara. N'umuntu uhagaze hano ku butaka bahuje ikiganza. Ninde ufite amahirwe yo kukurura undi? Uri hasi ni ufite amahirwe yo kumanura uri hejuru. Niwe byoroheye. Umupagani byoroshye kwa kumanura kuko ni uri hasi. Tugahuza ibiganza n'abari hasi. Ese wapfa kuterura wewe ni kubizi. We yagira cha. Byoroshe umupagani kugusha umukirisitu. Ariko bikomere umukristo guhindura umupagani. Mwe kujya mwitereza ibyo mudashoboye. Ni Yesu uhindura wonte wahindura. Uhindura ibikiza. Tukamwitereze. Ngo yango tuba turi kuganira ngo ariko ngo abari kunywi ngo nanjye ndi kunywi. Iyo ugiye kwihagarika usanga yasutse meki. Hasukamo hari umutima si umucira urubanza. Abavuga ati sinasinda nje nyine po. Kwa Farawo. Reka nihute. Birangira Salomo akoze icyo cyaha. Imana iramubwira ngo wowe kubera icyaha ukoze ndakwaka ingoma kandi amande nguciye. Sindayiho mwiganye sindayiho mungana ndayiha umugaragu. Ndayiha umugaragu. Umugaragu wa ngo Imana itiyiha umugaragu witwa Yerobowamu. Ariko ngo Imana kuko yaravuganye na Dawidi ko itazakura ubwami mu nzu ye. Isigaza imiryango ibiri. Ifata imiryango ibiri yiha Yerobowamu. Isigaze imiryango 10 yiha Yerobowamu. Imiryango ibiri yiha Yerobowamu. Yerobowamu ngo afata uwa Yuda n'uwa Benjamin. Basigara Yerusalemu. Yerobowamu afata indi miryango 10 yose ayijana i Samariya. Ngo ageze i Samariya ahita babuza gusubira i Yerusalemu gusenga. Abisirayeli bati kuko ku Yerusalemu ariho kuri biro ko hari Imana ikorera kwibihari ko yemeye kuba muri rusengera. Aravuga ati ndabashiraho ibigirwamana. Kimwe gikubita ida n'ikindi gishira i Beteli. Aravuga ati abaha no musenga irabumba n'abandi irabumba. Ngo abantu baragwa. Niho higeze gutera inzara abagore bajya abana babo i Samariya. Ngo n'abayuda baranenana kugera ku rwego abantu batahura. Batagira gute? Ngiye kubabwira ijambo rikomeye. Nubwo batahuraga gucyo banenana. Iyo byagaraga muri Pentecote bose barayikoraga. Bisobanura imihango ntiva mu bantu nubwo baba bapagana. Ibintu bijyanye n'imihango y'amadini abantu barayikora. Bahura n'umuntu yasinze kandi shapuri igeze hano avuga ngo tuvuye muri Pasika. Ngo tuvuye muri iki? Ndazi kuzuka icyari cyo. Iri wacu mu gituraga abakobwa bategwaga inda cyane kuri Noheli. Abwira umusore ati nzagupangira kuri Noheli. Batazi ko hariho Yesu yagize gute? Yavutse. Umuntu ari guharande vuba azasambana akamuha ku munsi wa ryari. Ukuvuka kwa Yesu.
kubera imihango yageze abantu ahangaha y'amadini ntibamenye igikorwa icyo ari cyo. Urahamagara umwuka wera uwo mwicaranye mutasuhuzanya. Bibiliya yaravuze ngo bari mu cyumba cyo hejuru bahuje iki? Ibyo bintu ntushaka kumenya. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu bazicari bukore kuko ari hano. Ndagira ngo mbabwire, Yesu aravuga ati uyu munsi ndakora akantu. Ngo yaravuye i Yudeya ari kwerekeza i Yerusalemu, ariko ngo yiyumvamo guca i Samariya. Ngo aciyeyo ngo ahingukana ku gikingi Yakobo yahaye umuhungu we witwa Yosefu. Ngo yari yarahafukuye iriba. Muvuge ngo amena numve ko turi kumwe. Yarahafukuye iki? Ahageze ngo ahasanga umupaganikazi, indaya kabuhariwe, umusamariyakazi, ngo yatwaraga abagabo babandi, ngo abagore bakavuga ngo tuzamukubita azabona kimbwa aboneye ku mugezi. Imbwa ngo bakubitiye ku mugezi ngo haburaga umuntu yikiza. Noneho ngo ariko uyu mugore ngo amenya ko bazamukubita. Ngo akajya abayuda ngo bavomaga mu gitondo na nimugoroba, saa sita bakaba bari mu kazi. Uyu mugore we kuko nta kandi kazi yagiraga, akazi ke karako uburayi, ngo akajya kuvoma saa sita abo bagore bagiye mu kazi. Uwo munsi rero zari saa sita, ngo nizo saha Yesu rero yahamusanze. Ngo asanga ari mwiriba. Ngo Yesu yicara hejuru y'iriba, haramubwira ngo umugore ati Rabuni, ati wampa amazi yo kunywa. Umudamu ati ubwo rero wagize ngo sinakumenya. Gute se? Ati ndunjijishe. Gute se? Ati mwebwe mba amazi nywe. Ati gute? Kuri umuyuda nkaba umusamariya. Duhuriye he? Niko yamubwiye. Duhuriye he? Yesu ati mba amazi. Umuyuda ati mva nkubwire, tushobora kunywa amazi hano. Iri riba twarifukuriwe nande? Na Yakobo sogokuru. None ngo nawe ngo urisomeho ikimenyetso cyerekana ko uyu mugore atarazi ukuri nyako. Yavuze ko Yesu ntawe ahuriye n'iriba rya Yakobo, kandi Yesu yari umwana wande wa Yuda, kandi Yuda ni umwana wande wa Yakobo. Urumva Yesu nawe yarahuriye iryo riba yararifiteho umugabane. Ndagira ngo mbabwire, haleluya, kugira ngo umwuka w'Imana kuzemo kandi akuzure, nukuma umenye ukuri. Umenye iki? Abantu benshi ukuri baguca iruhande, ariko ngo bashaka kuzuzwa. Ntabwo bishoboka. Yesu aramubwira ngo ubu tuvugana, yibaye waruzi ugusabye amazi wariwe, nawe ubu musabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Umudamu yumvishemo ijambo ubugingo atusizemo akantu keza. Atakusizemo siko nta wundi wapfa ugashyira amatara umurokore. Yesu tunyine nibwo ngubwiye. Aravuga ati bwusemo ijambo ubugingo, iryo ryo turihuriyeho. Ati ngaho zana icyo uvomesha nkuvomere. Yesu ati niwe urampereza ku kivomesho wazanye. Umudamu atariko kuri kugenda uramvugisha nkumva umutima wanjye urakeye, nibi bintu nibi si wowe. Yesu ati cyangwa reka rinje kubanza kuguha amazi. Umudamu ati si uyafite? Yesu ati ndayafite hano, ariko jya kuzana umugabo wawe mbaha amazi musangire. Umudamu ati yewe, ati nagize ngo nawe none se nje mfite umugabo. Yesu ati niweho wa mbere mbonye utabesha, kuko na batanu mufitanye rendez-vous ijoro nta wawe urimo. Umudamu ati rabi, none se uri umuhubiri? Ibya batanu ko twacatinze bagaca mu gikari wari uhari? Turi gupanga wari uhari se? Yesu aramubwira ati nge ndabizi mbivuze uko biri. Aravuga ati si none uri umuhanuzi ko batubwiye ko Mesiya naza ari uzatubwira byose, ukaba bivuze byose. None Mesiya mufitanye gahunda? Aramubwira ngo ninje tuvugana. Ubu ninje tuvuga, ninje uri hano muri aya materaniro. Umudamu yikoza mu bicu, aravuga ati ntabwo ndakureba njyenyine, kanza n'abandi. Ngo azamuka umudugudu, bandirimbye ariko amasaha yagiye tuzaririmba ejo. Abwira abandi ati murambike amasuka. Abwira abandi ati muzimye imashini tumanuke Mesiya yaje.
ngo azamuka umudugudu ari kuririmba. Abandi bati ndaya yabaye muririmbye ryari? Aravuga ati singira indaya nahuye na Messi. Kandi rwose Messi guhura nawe si ibintu bigize gute bisanzwe. Aravuga ngo hahandi mwari munsi ubona arahindutse ndi mushi. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abantu bose baramanuka ngo uwo munsi hihana benshi, ariko na wa musamariyakazi ngo ahita akomereza akahita ahinduka umuvuga butumwa. Ngo uwo munsi abasamariya babwira Yesu ngo tindino hari abapagani benshi uzahashinga y'amatorero. Yesu aravuga ngo ndagiye namwe byo munyumvanye muzasigara mubivuga. Uwo munsi Samariya itangira guhinduka. Haleluya, haleluya. Uwo mugore niho yatangiye kubwira Yesu, aramubwira atariko ibintu byacu twiko dusenga tukaba tuvuga ibintu ntibabyumve. Arababwira ngo rero mwe musenga iyo mutazi, ariko twebwe dusenga Imana tuzi. Aravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga bakwiriye gusengera data mu mwuka. Data ashaka ko bene abari bo, kubera ko Imana ni iki? Ni umwuka. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbabwire bene data, iyo bavuze ukuri baba bavuze ijambo ry'Imana. Iyo bavuze umwuka, haleluya, iyo bavuze umwuka, ukuri n'umwuka. Hari abantu baba mu mwuka ntibabe mu kuri, hakaba n'ababa mu kuri ntibabe mu ki? Mu mwuka. Icyo gihe buri wese abatujuje ibyangombwa. Kugira ngo wuzuze ibyangombwa ni ukuba uri mu kuri, uri no mu ki? No mu mwuka. Haleluya. Nimusoma Bibiliya mu Itangiriro hafi mu bice 2 muzasanga ijambo rivuga ngo isi yari iriho ubusa, ngo ariko umwuka yayigendaga hehe? Umwuka yarari hejuru y'isi ariko nta kintu gihari. Ariko ngo bukeye ngo Imana ikoresha ijambo iti habeho. Bisobanura ngo ijambo rirarema, umwuka karera iby'ijambo ryagize gute? Ryaremye. Imana ibaho umugisha. Imana ibagirire neza. Ijambo rigira gute? Umwuka kagira gute? Akarera. Akarera iby'ijambo ryaremye. Bivuze ngo ubaye mu mwuka gusa nta kintu kiba gihari. Ariko kandi iyo ubaye mu ijambo rirakurema, riremwa ibintu, ariko umwuka nawe akabirera bigakura. Buriya nta muntu ushobora gukura atuzuye umwuka wera mu bya Gikristo. Kandi ibintu bya Gikristo ntawe bihuriye n'imyaka abantu bamara bavutse. Hari igihe umuntu amara imyaka myinshi avutse ariko ukabona ni umwana mu gakiza. Hakaba n'undi muntu, nimusoma Bibiliya muri Samweli mu gice cya 2 muzasanga ibintu Eli atarazi ari umusaza. Samweli yabimenye ari umwana kubera bibwiwe n'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Bibiliya rero yavuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana. Nibo bana. Reka mbabwira amakuru namenye nicaye hariya. Nukuntu umwuka wera ari kurira, arira. Ikintu kimuriza gikomeye ni abantu yagiye arambagiza bakamwanga. Icya kabiri nabo bigeze kubana bakaba baradivorushije. Abantu badivorushije n'umwuka, kandi gutandukana n'umwuka egare kuzananiranwa n'ibindi bintu byose mu bana. Iyo utandukanye n'umwuka uri umugore, iyo unaniye umwuka birangira unaniye n'umugabo. Iyo uri umugabo ukananiranwa n'umwuka, no kubana n'umugore ntiwagira gute? Uzajya murahora kwa pasitoro cyangwa kwa mudugudu, no muri ribu uzibonayo. Kubera kunaniranwa n'iki? Hari umusore umwe ntiyarakijijwe, atereta umukobwa uba mu rusengero, aramubwira ati twibanire. Umukobwa ati none ko wambaye ibyo bintu by'abarasita? Ariko mfite amafaranga. Umukobwa korari yabisenze. Imana iti ndakwihanangirije wa mukobwa, hari ahantu uhagarara ntariho, tukongera guhagarara muri ziriya nzira z'abapagani. Umukobwa aranga. Umwuka amubwira ijyanyuma ati niwongera uzagenda ugiye kandi nta mahoro uzagira. Wa mukobwa ahuye na wa mutipe asanga yasinze, aramukurubana mumanura umusozi w'iwabo amugira umugore. Arishingura, nako arishingira. Agezeyo rero wa muhungu kuko yinyweraga itabi
n'inzoga yataha yasinze akamukubita, saa 9 z'ijoro akamubyutsa yambaye ubusa akamukubita. Umunsi umwe aramukubita, uwo mukobwa yirukira kwa nyirabukwe. Nyirabukwe abyutsa ati nibika ati ni cya gihungu cyawe kiri kungubita. Ndati wendokera umwana, ati reba ukunda ngize. Ego ati yagukubise cyane da. Aragenda ahamagara wa muhungu ati niko mwana, ati ninde wakubwiye ngo umugore bamureresha inkoni? Ati ugukubita umwana w'abandi arinde ukubwiye. Umuhungu yari yasinze aravuga ati ariko mama nawe, ati ubuse umuntu wananiye Imana namushobora ndamukubise? Umuntu wananiye Imana nje ndamukubise namushobora mama? Nyina ati yananiye Imana atese. Ati none se hari umuririmbyi muri korali yabo ndibambwiye ngo Imana yaramwiyamye kwishingira. Bukeye akemera ati none yananiye Imana, ibyo Imana yamubwiye kubishira mu bikorwa byaramunaniye. Ati rero ndeka nje umukecuru ati niko byagenze muko. Umukobwa umukecuru ati jya ukubita jya umuvuza nk'ingoma y'abarokore, upfa kudakubita mu mutwe gusa, ikibuno ni icya leta. Muri kugana habi, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ariko muri iri teraniro ikimenyetso cyerekana ko utakiyoborwa n'umwuka nuko usigaye ukora ibyo wishakiye. Ibintu kera utakoraga utatinyuka gusigaye bitinyuka, n'ibyagutinyaga biragutinyuka, kandi ni ikimenyetso ko uri kwerekera habi. Ariko iki giterane gisanze utarava mu mwuka. Ndagira ngo wongere wemere ubuyobozi bw'umwuka bukuyobore, kandi ibyo umwuka azaje akubwira ujye ubikora. Ndagira ngo dusenge Imana. Ikimenyetso cyabyo nuko kubera gutandukana n'ubuyobozi bw'Imana usigaye ukora ibyaha. Ariko kuko Imana yakuzanye uyu munsi, ndagira ngo tugusengere wihane ibyaha, ubwire Yesu uti Yesu, gutandukana nawe, gutandukana n'umwuka byanjanye mu byaha, ariko ndashaka ko uyu munsi muri iki giterane ngaruka, nanjye nkagaruka nk'uriya Musamariyakazi. Ndashaka gusengera umuntu uri kumva yarageze kure akaba ashaka kugaruka avuye mu byaha. Azamura ikiganza guca tumusengere, tumusengere. Taresha ubwo shitani arakubwira ati wizamura batakubona, niko gahinda kawe. Ariko mucika uzamure. None se nubundi waje hana utamubwiye kuje, nusubire uramubwira ko wahoze heze. Ibyiza mucikire rimwe urare kwa Yesu. Ubu sibyo birara bikunigagura, ibyo birara bituma urotugwa mu cyobo. Urashaka kusobereho bikongera bikakuniga. Yesu arashaka kugukiza. Iyo umuntu yarohamye akaba atarapfa, azamura akaganza kugira ngo umusare amurohore, kandi Yesu niwe musare. Ndagira ngo iteraniro ryose muhaguruke mbabwire uko dusenga, muhaguruke mbabwire uko dusenga. Ariko umuntu uri kumva akeneye ko Yesu amukiza, ko Yesu amurohora, Yesu amutabara nk'uko yatabaye uriya mugore, Yesu ari hano ngo agukize. Nawe fata umwanzuro, kandi ntukomeza kwihisha mu bitugu by'abandi. Hari ahantu uzagera ntiwihishe, kandi Yesu azakubwira ngo nashatse kugukiza uranga. Ariko niba uri kumva umutima ubikwemeza ko Yesu agukiza, ukaba uri kumva watandukana na Satani ukongera ukiyunga n'umwuka wera, ukiyunga na Yesu, bihamisha ikiganza uvuga uti Yesu ntabara, ndacyahumeka ariko sinshaka kuba uko mbayeho. Zamura ikiganza tugusengere niba ukeneye isengesho ry'umwihariko. Ukeneye isengesho ukavuga uti Yesu nkiza, ahantu ndi ni habi, uko mbayeho ni kubi, mbayeho mu buryo budashimishije, ariko ndashaka kuntabara. Zamura ikiganza tugusengere. Umuntu uzamuye ikiganza nakizamure, akizamure tumusengere. Aya mahirwe urayabonye aragucika. Uyu munsi ushobora kuzawifuza ntiwubone. Shawe izamurire ma, zamura bihorere. Nanjye nazamuye ikiganza ndi njyenyine mu materaniro. Igiterane cyose cyaremye abandi baranga, ariko na n'ubu iyo mfite ikibazo gikomeye nibutsaga Yesu ukamubwira ngo wibuke ko nakwemeye abandi bakwanze. Mana we, Yesu agahita ntabara. Uwo ni umutoma mutera buri munsi. Zamura ikiganza. Benshi baramwanze, banze kumwakira. Imana iguha umugisha mushiki wanjye, nawe Imana ikuhera umugisha. Ubaye ikize, zamura uraguseka zakubyara. Imana iguha umugisha nawe. Singoye shitani se yarabatsindagiye amabuye ku mutwe, ubu se turi kumukubita mutari kureba. Zamura ikiganza ubwira Yesu uti nkiza, singe kurara
ndirukanga kandi niri wahuri turari hano ngo agukiza. Imana iguha umugisha. Mukomere Imana amashyi batambuke tubasengere. Ufite isoni abyihorera, uzamuye ikiganza naze tumusengere. Muri gutinda kandi turataha kure. Imana ibahe umugisha. Muri gutinda ni mwebwe mwatumye dutegura iki giterane. Iyi ni Pentecote ku buzima bwanyu. Mukomere Imana amashyi batambuke. Singabase ntabwo Yesu yabura abakiriye sha, ntabwo bishoboka. Mukomeze muyakome baze, ngabo baje. Uyu ni umugoroba w'umugisha ku buzima bwanyu, ntabwo muzabyibagirwa. Mukomeze muyakome baze. Munsi mwiza nibuka nuwona kwemereyeho, wambereye umucunguzi. Imana ishimwe. Mukomeze muyakome baze, ngabariya barahari.